ndabasuje mbifuriza ibihe byiza mbaha ikaze muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Benshi bifuje ko twabateguriraho, benshi bashaka kumenya inkomoko ndetse n'igitera abantu benshi kubikora. Nk'ibisanzwe ndi Ntagara Delphine. Nyashi nanjye hari abasigaye babimbwira ngo nsikaye mfite nyashi ndazizi. Nyashi ni ijambo risobanura ikibuno cy'umugore, rituruka muri slang y'ururimi rw'icyongereza, rukomoka mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba, by'umwihariko muri Nigeria. Iri jambo ryatangiye rikoreshwa mu mvugo rusange z'abaturage, riza kugera ahantu hatandukanye, yaba mu mikino, mu binyamakuru no ku mbuga nkoranyambaga, kugeza ubwo rihindutse izina nyamukuru ku rwego mpuzamahanga. Mu rurimi rw'icyongereza rwemewe, ubundi ikibuno kizwi nka buttocks cyangwa se hips, niyo magambo akoreshwa. Ariko nyashi yo yazanye igisobanuro cyagutse, si ikibuno gusa, ahubwo ni igice cy'umubiri cyahawe ububasha bwihariye, aho ubwiza bw'umugore busigaye bupimirwa kuri nyashi, yewe atari gusa ku isura cyangwa se ku mico ye. Nyashi yabaye ikimenyetso cy'uburanga bugezweho, icyifuzo cy'imibiri ifite imiterere ndetse no kwigaragaza mu buryo bushamaje. Binyuze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Instagram, TikTok na YouTube, zatumye iri jambo nyashi ritakiri muri ka gace gusa, ahubwo ryaramaze kuba umuco ku isi. Uyu munsi kubona umukobwa ufite ikibuno kinini gifite imiterere ibereye ijisho byabaye nko kubona standard y'uburanga bw'abakobwa bo muri iki gihe. Mu by'ukuri nyashi yarenze kuba igice cy'umubiri, iba icyifuzo, imbaraga ndetse n'ikirango cy'umuco mushya, kuko uwakibuze aba yumva atuzuye. Hari abashora amafaranga menshi mu kwibagisha, abajya mu myitozo nk'ababigize umwuga bashaka kuyubaka, abandi bakoresha imyanya ifite padding cyangwa se ibindi byongera ingano y'ikibuno. Muri make buri wese arayirwanira uko ashoboye. Ariko se iri jambo ryakomotse he? Ryaje gute? Ryamamaye gute? Ryamamaye kuko ryavuze ikintu abantu bari bamaze igihe bacecetse. Nyashi yabaye icyanzu cy'ubwiza, icyanzu cy'ubucuruzi ndetse no gukoresha umubiri nk'umutako wo kugaragaza mu ruhame. Nyuma y'ibi byose, nyashi yabaye ikibazo n'inzozi icyarimwe, n'ubwo bamwe bayibonamo uburanga, abandi bakayibonamo igitutu. Hari abakobwa bumva batari beza kuko nta nyashi bafite. Nyuma y'ibi byose, nyashi yabaye ikibazo n'inzozi icyarimwe, n'ubwo bamwe bayibonamo uburanga, abandi nukunguku barahakoze hose, umugongo barahakoze, gusa ntabwo ndakira guys, ndacyabyimbye. N'abagore bayobotse iyi nzira ya plastic surgery, aho bajya kwa muganga bakajya kubakuriraho bimwe mu bice by'umubiri biba bibabangamiye, bakunze kwita ibicece cyangwa se ibindi byose bituma imiterere yabo itagaragara neza. Gusa bamwe mu babikoresheje bihanangiriza utarabikora cyangwa se uwifuza kubikora kugira umutima ukomeye ndetse no kwihangana, kuko habamo uburibwe bukomeye kandi bigasaba amafaranga ahagije kugira ngo ukoreshe ibyiza bidashobora kukugiraho ingaruka. Mwese mugomba kuba careful. Mu Rwanda ari amafaranga make, ko ndumva yanshiye 1,500,000 kongeraho indi miliyoni ngo yo kurara mu bitaro inshuro imwe. Kumva muganga yarambwiye ngo indawe zabyima. Muri make nyashi ni ijambo rito rifite ubusobanuro bunini. Risobanura ishusho y'uburanga, risobanura uko isi ibonamo uburanga, risobanura ko ubuzima bw'umugore bushobora guhindurwa n'imiterere ye ndetse n'imyumvire. Ni ijambo ryashushanyije ku kibuno cyahindutse ikirango cy'icyubahiro ku mugore w'iki gihe, waba warakivukanye cyangwa se waragikoresheje. Isi iri kugenda ihinduka ku buryo abantu basigaye bita cyane ku miterere yabo kugira ngo begere igisobanuro rusange cy'ubwiza cyashyizwe imbere na society. Muri uru rwego, bamwe mu bagore n'abakobwa bahisemo gukoresha uburyo bwa plastic surgery, cyane cyane mu kongera ibice by'umubiri nk'amabuno. Iyo gahunda yamenyekanye cyane nko gushaka nyashi, iri gufata intera nini mu myumvire y'ubwiza ndetse n'imiterere y'abagore, by'umwihariko amavu n'amavuko ya plastic surgery. Ubundi plastic surgery yatangiye ku mpamvu z'ubuvuzi bwihariye, yakorwaga hagamijwe gusubiranya ibice by'umubiri byabaga byangiritse kubera impamvu indwara se cyangwa se ibindi bibazo bikomeye by'ubuvuzi. Gusa uko iminsi yagiye ihita, indi kaza iyi serivisi yaje kwinjira mu buzima bw'abantu nk'umwanya wo kwikora mushya cyangwa se kwihindura bushya, by'umwihariko mu gushaka kugaragara neza kurushaho. Kuri ubu ntibikigenewe gusa abahuye n'ibibazo by'ubuzima, ahubwo binakoreshwa cyane n'abashaka kongera ubwiza mu maso ya rubanda. Ibyo rero baragucunga, muganga bikuramo akabishirira ndashaka. Nje nibyo nashakaga.
Because I love my happiness. Uburyo bwo kongera amabuno cyangwa se plastic surgery kunze gukorwa mu buryo butatu: button lift, gukata no kuzamura uruhu rwatangiye kugwa ku kibuno ruterurwa rugasubizwa hejuru; button augmentation, gushyira mu kibuno implants za silicone zigamije kugihindura kinini no kugikaraga kikamera nk'ikiziga. Ubundi buryo ni fat frosting, kuvoma ibinure mu bice bindi by'umubiri nk'inda cyangwa se amaguru ubundi bigaterwa ku kibuno. Ibi bikorwa byose bikorwa nyuma y'isuzumwa ryimbitse ry'umubiri, harimo no gupimwa imitekerereze y'umurwayi usaba iyi serivisi bizwi nka physiological assessment mu rurimi rw'icyongereza, bikorwa kugira ngo atazicuza nyuma. Impamvu abantu bakunda gukora ubu buryo cyangwa se bakunda gukora plastic surgery, hari impamvu zitandukanye zituma abagore n'abakobwa bafata umwanzuro wo kujya kwibagisha kugira ngo bazane nyashi benshi bakunze kwita muri ubwo buryo. Igitsure cya society, kumenyekana kw'imiterere y'umubiri nka nyashi nk'ikimenyetso cy'ubwiza kugira ngo ugaragare neza muri rubanda cyangwa se mu rungano cyangwa se abakunda iyo miterere. Gushaka kumenyekana binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Muri iyi minsi kuri social media zitandukanye hagezweho ibintu byo gupostinga amafoto ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bigatunga bamwe nk'akazi. Hari abahitamo kwibagisha iki gice cy'umubiri mu rwego kongera ababakurikirana ku mbuga nkoranyambaga zabo, bigatuma yinjiza agatubutse kurushaho. Ikindi ngo ni ukwiyubakamo icyizere. Hari abana b'abakobwa usanga baterwa ipfunwe n'imiterere y'uko bavutse bameze, bigatuma bajya kwibagisha kugira ngo babe beza, bibafashe kwiyumva mu bandi. Dore ingaruka zishobora kuvamo mu gihe wabikorewe nabi. Nubwo bifatwa nk'uburyo bwo gushaka ubwiza, iyi gahunda cyangwa se iyi serivisi yo kubaga ibice bimwe by'umubiri mu rwego rwo kuzana nyashi cyangwa se amabuno ishobora kugira ingaruka zikomeye, zirimo kugira amabuno asumbana igihe operation itagenze neza, ugasanga amabuno ntareshya. Ikindi ni igihe byakozwe nabi kandi ushobora gutakaza amaraso menshi cyangwa se ugatinda gukira. Ikindi ni ukubura ubushobozi bwo kumva ku gice cyakorewe iyi operation cyangwa se bakaseho. Mu gihe iyo operation itagenze neza kandi ushobora kwanduriramo indwara zitandukanye nk'impyiko cyangwa se kanseri igihe bikozwe nabi. Umuntu kandi ashobora kugira ibibazo by'ihungabana ryo mu mutwe nyuma yo kutishimira cyangwa se yo kutanyurwa n'ibisubizo byavuyemo, bikaba byamuviramo depression cyangwa se kwicuza. Ikindi nuko habaho ingaruka mu myumvire n'imibereho rusange. Ubushake bwo guhindura umubiri binyuze muri operation, by'umwihariko plastic surgery ikorwa mu kongera amabuno cyangwa se nyashi, yitabiwe n'abatari bake muri iyi minsi, biragenda bisenya agaciro k'umubiri kamere, aho kugira ngo abantu bakunde umwimerere wabo ugasanga bihutiye gukora ibyo ngibyo. Impuguke mu by'ubuvuzi zishishikariza abantu kwiyakira uko baremwe ndetse bakirinda kwigana ishusho y'abandi, bakakira uko baremwe. Kikaba igikorwa kirimo impinduka zikomeye ku buzima n'imiterere y'abagore n'abakobwa. Nubwo hari ababibonamo umuti wo kwiyubakira icyizere, abenshi ntibamenya ko nyuma y'uburanga hashobora kuza ingaruka zikomeye, haba ku mubiri no mu mutwe cyangwa se imitekerereze. Inama nyamukuru rero nuko buri muntu utekereza gukoresha iri bagwa yakwiriye kubanza kugisha inama abaganga b'inzobere, bakamufasha guhitamo neza ingaruka zose zishoboka, bityo agafata icyemezo gikwiye ku buzima bwe. Ndabashimiye kandi nizere ko nawe wanyuzwe, wadusabye ko twagutegurira kumva n'imvano y'ijambo nyashi naho byaturutse. Ndabashimiye, kora subscribe, like, share, utere na comment, ubundi tubwire ikindi kintu wifuza ko twazakuganirizaho. Mbifurije gwa mu karongo.